Mwami Mana yanjye ni wowe umbeshaho, ubuntu bwawe ni isoko nkesha ibyiza byose, ubuntu bwawe ni isoko nkesha amahirwe yose. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro. Abana mwese, abari kure n'abari hafi, muraho. Imana irabakunda. Dushimiye Imana kubw'umwanya mwiza nk'uyu nguyu. Uwiteka abahire cyane yambi. Mbega umunezero. Uyu mwanya n'ubundi muracyari kumwe na sogokuru Emmanuel. Muranyishimiye se? Imana ibahe umugisha. Niko se di? Muribuka uko twagiye tuganira ubushize? Bamwe barabyibuka, hari abibuka byinshi, ariko ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi yewe namwe dufite ikindi tugiye kuganiraho. Mbere yuko tuganira ariko ndashaka kubabaza, mbese muri mwe mwaje muriye cyangwa ntimuraryo? Banza bamwe bitari byashya, abandi bariye ariko ntibahaze, hari n'abanze kurya. Ariko bana, mujye mukunda kurya kandi mwirinde kuryagagura, ahubwo mujye murya muhage. Igihe rero babahaye ibyo kurya, muzirinde kujya mubimena hasi cyangwa ngo murye mwiruka. Ni ukurya mugasoza mugahaguruka. Turi kumwe? Ndabashimiye rero. Sogokuru wanyu arabakunda kandi arabishimiye. Harya muribuka sogokuru ari we? Sogokuru aba ari umupapa ubyara mama wawe, cyangwa se ubyara umupapa ubyara papa wawe. Uwo yitwa sogokuru. Kimwe na nyogokuru nuko rero. Aba ari mama wa papa wawe cyangwa mama wa mama wawe. Birumvikana rero, nguwo sogokuru, nguwo na nyogokuru. Imana ibishimire. Mbere yo kuganira namwe rero, mureke tubanze dusenge. Haleluya! Turagushimye Imana ikomeye kuko dukunda cyane. Uyu ni wa mwanya tugiye kuganira n'abatoya. Ndagushimira ko wabarinze, kandi ngushimiye n'uyu mwanya duhaye kugira ngo dushobore kuganira. Ntabwo ibiganiro byacu bishobora kuba byiza rero Mana utabibayemo. Uduhe umwuka wawe wera kugira ngo atuyobore. Duhe ingabo zo mu ijuru kugira ngo ziturinde kirogoya. Urakoze kuko tugiye kubana kandi tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Abana, ndabizi mwese mukunda kurya. Nanjye nuko. Uzi iyo ntari ukumva meze? Wowe se uba umeze ute? Iyo wariye se ugahaga, ushobora kugira ikintu ukora? Reka tubyihorere. Hari n'abana rero bamara kurya ntibanashimire n'ababibahaye. Abo se ni ibisambo. Twavuga se ko ari ibisambo, cyangwa ko ari abanyandanini, cyangwa ko ari indashima? Uzabita uko ushaka. Niba umara kurya ntushimire, uri indashima. Niba urya ugacura abandi, uri igisambo. Uzikosore rero, sibyo? Sogokuru aragukunda, niyo mpamvu tugiye gukomeza kuganira. Yewe, uyu munsi tugiye kuvuga nanone ku biryo. Ibiryo aribyo twise ifunguro. Hari igihe rero ibiryo biza kuba byatetswe neza, babiteka ukumva bihumura, wabirya ukumva biryoshye. Nzi ko mwese mufite ubwoko bw'ibiryo mukunda, ariko byose iyo byatetswe neza bikagaburanwa umutima mwiza nibwo bituryohera. Nuko iyo batugaburiye kandi baratubwira ngo muryoherwe, natwe twarangiza kubirya tukavuga ngo murakoze, cyangwa murakoze guteka. Imana ishimwe. Turashimira ababyeyi bacu badutekera, tugashimira n'abatantini batugaburira iyo bahari, ndetse n'abakuru bacu batugaburira ibyo kurya byiza biryoshye. Ba mama na ba papa babihashye maze bakabizana. Ariko rero hari igihe amafaranga aba yashize ntibashobore guhaha. Tujye twirinda kurakara, cyangwa se ugasanga amafaranga ntayo, ntabwo batuguriye ibyo twifuzaga ko batugurira.
mbega abana banga kurya ibyo kurya bimwe ngo birashariye. Bamwe banga kurya imboga zitwa isogo, abandi bakanga kurya amateke, abandi bakanga kurya ibitandukanye. Mbega abana we, umuntu arashaka kurya ibiryoherera gusa. Reka da, imboga mujye muzikunda kuko imboga zirinda indwara. Murumva abana, n'imbuto rero. Nuko rero katwirebe avuga ngo ifunguro ritangaje kubera iki? Kubera ko iri funguro atari papa warihashye, rizaba ritangaje kubera ko atari mama warihashye. Kwa papa amafaranga yari yashize ndetse n'akazi kari kahagaze, ariko kwa mama nawe yari gukoresha ibyari mu rugo, nawe ntabyo, nawe nta kazi, amafaranga yari ntayo, kandi nawe nta n'undi wari uherutse kumusura. Birumvikana rero ku muryango w'aba bantu bitwa aba babyeyi beza, ababyeyi twishimira, aba babyeyi kandi bakomoka mu muryango witwa Nogera. Ni umuryango wari ufite abana babiri, bakagira abana babiri. Abo bana babiri se muzi uko bitwaga? Umwe yitwaga Pepita, undi yitwaga Miguel. Pepita yari agakobwa, naho Miguel yari umuhungu. Igihe kimwe ariko papa wabo nubwo yakoraga imirimo itandukanye, yari yarabuze umuha ikiraka, n'abari baherutse kumuha ikiraka bari baramwambuye. Bari baratinze kumuhemba. Niko bari bamubwiye ngo tuzaguhemba amafaranga ntaboneka. Abana, mbese hari igihe abapapa banyu bakora bagataha batahembwe? Ba mama wanyu se hari n'igihe bakora nabo bagataha nta gafaranga kari muri sakame? Twaba tunywa umugati tugasanga ntawo bazanye, niba nta n'umuneke, ariko tujye tubyihanganira. Igihe kimwe rero uyu muryango wo kwa Nogera bari bashonje. Muti byagenze bite? Bagiye kwibona babona nta gafaranga basigaranye ko guhaha, kandi igihe cy'iwabo hari hakonje, hanze hari urubura gusa. Nuko rero bigatuma basonza bakagira inzara iteye ubwoba. Ariko igihe kimwe ba bana babiri Pepita na Miguel bakicara ngo ngiye igifu wapi mama, ngo ibintu byakomeye. Pepita nawe ngo akayura. Nuko ugasanga bose baribaza, ariko mama wabo biramubabaza cyane, biramubabaza. Aragenda ati kanjye ku muturanyi wacu. Ahageze ngo mwiriwe yemwe muraho. Arakomanga, mugenzi we aramukingurira ati mwiriwe neza mumeze mute? Kandi ubwo hari nijoro yarababaye cyane, ariko amuganirije gusa. Nuko aramubwira ati ngaho uramukereho, narinje kureba uko bameze. Nyamara nta nubwo yamubwiye icyamugenzaga. Amaze kuhava asubirayo, ageze mu rugo asanga papa wa ba bana nawe ari aho ngaho. Turimo yakorageze haratureka. Nuko arapfukama arasenga ati ariko Mana, aba bana si wowe waduhaye Miguel, uduha na Pepita, none dore inzara ibamereye nabi. Mana, ibisigaye ni wowe uzatugirira neza. Nuko rero biba bije muri ubwo buryo, inzara irimo kubarya. Bigeze igihe noneho wa mudamu baragarutse nawe, ariko asanze papa amaze gusenga. Barebye basanga mama nta n'ikintu azanye, ngo ariko bamubajije ikibazo ngo ariko mama uratekereza ko ibyo kurya bizaboneka? Arabwira ati bana banjye ejo muzarya. Bishobotse rero mwaba muruhutse, ariko ejo muzarya. Mbega abana iyo mwabuze ibyo kurya mwebwe mwitwara mute? None se murarira? None se mwifata mute? Nuko nubwo byari bimeze gutyo, barihangana bajya mu buriri ntibagusinzira biranga, ariko barihangana barategereza. Hashize umwanya, wa mudamu mama wabo yasuye aza yihuta, aravuga ati byari byose wajya gusura bari abantu, kazana umugati n'ubuki, ahari yenda abana bagira icyo bafata. Nuko abishyira aho ngaho, abumva arakomanze. Mu gikapu hari harimo ibanga. Arabasuye ati yewe uvuye iwanjye ariko ntumbwiye, ntabwo tuganiriye. Ndati rero none nanjye narinje kureba niba wagezeyo amahoro. Ndati muri iri joro se wowe atoya wahavuye? Sigara mpagaritse umutima, naho burya ni Imana yabimubwiye ko bashonje. Yari yavuze ngo sinshaka ko byasasa ngo bivuge ko twashonje, ariko inzara yari yabariye pe, yari yabariye
barababara. Nuko rero byaje kugenda bite? Ati none abana nubwo basinziriye, dore nzambazaniye umugati ngo buriya n'ubuki. Umubyeyi ati urakoze. Reka rero ba bana basinzire, ariko basinzira imbonambuko no kuvuga ngo basinzira badasinziriye. Ntabwo basinziriye neza kubera ko bari bashonje. Mu gitondo babyutse, babyuka babaza ibyo kurya. Mama wabo ati rero hari ikintu Imana yakoze, twagize umunezero mwinshi, Imana yaboherereje, dore bya binini babwiye byaje. Barebye mugende ku meza, basanga hariho umugati, hariho n'ubuki byo gusigaho, maze baranezererwa bararya. Abana mwari mwagira ibyiringiro iyo iwanyu babuze agafaranga, iyo bayabuze hari Imana iba yiteguye kuyabaha. Nuko rero kubera ko dufite isomo ryiza rivuga ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Iryo somo se ntiturizi? Tukagira n'irindi rivuga ngo musabe muzahabwa, kandi ngo niba musabye mwizere ko mubihawe. Mbega nshuti zanjye, Pepita na Miguel bararya, nuko barijuta. Ababyeyi babo nabo baranezererwa. Burya ababyeyi bashimishwa nuko babonye icyo bahaye abana. Iyo abana bariye, n'ababyeyi bashima Imana. Abana dufite n'ibindi byo kurya ariko Imana yaduteganyirije, ni ijambo ryayo ryo twita umutsima w'ubugingo. Reka rero tujye duhora twifuza kurya umutsima w'ubugingo, ariryo jambo ryayo. Burya rero ni nabyo bizatuma dukura tuba abantu bakomeye bakorera Imana. Mwishimiye Imana, iwacu cyangwa iwanyu ibyo kurya nibibura, tuzajya tubibwira Imana tuvuge ngo duhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Kandi Imana kuko ari yavuze ngo musabe muzahabwa, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Mbese ibyo kurya izabitwima? Oya. Imana idufashe, kandi nawe ujye kongera imbaraga, ujye ukomeza ababyeyi bawe igihe batabonye amafaranga yo guhaha, nawe kandi wihangane. Ugiye kubikora wihangane, si Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Uhoraho Imana ishobora byose, turagushimiye kuko utweretse isomo ryo kwihangana. Turagushimiye kuko ari wowe wasezeranye ko uzajya ubuhumuriza abababaye, abashonje ukabaha ibyo kurya, kandi Mwami Imana n'abari mu icuraburindi ukabamurikishiriza ijambo ryawe. Urakoze kuko utwitaho. Umuryango wa Miguel niwe wawusuye, urawugaburira. Natwe yacu yisura uyu munsi, kandi uduha amahoro yawe. Urakoze kuko tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.